Yeremiya ibice 4 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 2. Yeremiya 4:1-2. Uwiteka aravuga ati, Isiraheli we, nugaruka abari njye ugarukira, nukura ibizira byawe bikamva mu maso, ntuzongera kujarajara, kandi uzarahira uti, ndahira Uwiteka uhoraho w'ukuri, utabera kandi ukiranuka, maze amahanga azihesha umugisha muri we, kandi muri we nimo bazishimira. Nakira ijambo ry'Imana. Dusomye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2. Umvuka ijambo rivuze, Uwiteka aravuga ati, Isiraheli we, nugaruka abari njye ugira ute, nugaruka abari njye ugarukira, nukuraho ibizira byawe bikamva mu maso, ntuzongera kujarajara, kandi uzarahira Uwiteka uti, ndahiye Uwiteka uhoraho w'ukuri, utabera kandi ukiranuka, maze amahanga azihesha umugisha muri we, kandi muri we nimo bazishimira. Mwakira amagambo y'Imana. Kadukomere Imana amashyi kubw'ijambo. Ijambo ryose Imana itumye ku bantu bayo ni ryiza. Yesaya yaravuze ngo ntirishobora gusubirayo ridakoze ngo icyarizanye. Yaravuze ngo nk'uko imvura igwa igatosa ubutaka, ngo ni nako ijambo Imana ivuganye n'abantu bayo ridashobora gusubirayo ridakoze icyarizanye. Aya magambo y'umuhanuzi witwa Yeremiya ni umwe mu bahanuzi bita aba grand prophète, abahanuzi bakuru, bitewe n'amagambo bahanuye n'ibice ba Yesaya, ba Daniyeli, ba Ezekiyeli, ba Yeremiya. Uyu Yeremiya akitwa umuhanuzi w'intambara. Murabyibutse ko twabyize, ni umuhanuzi w'intambara yatumwaga gusubiza Abisiraheli mu mwanya ukwiriye wo kunezeza Imana igihe yabonaga ko batangiye kwiyonona. Imana yaramuhagurutsaga. Uyu rero ntiyigeze akundwa, kandi ni nako bimera. Nta muhanuzi w'intambara ukundwa, ntawe pe. Ubundi nta muhanuzi wo gukebura abantu ukundwa biragoye, ntibishoboka. umuhanuzi wihanisha cyane kuba imigisha, umuhanuzi wihanisha biragoye. Buriya niho Yesaya atandukanira na Yeremiya. Yesaya we yari umuhanuzi w'amahoro. Duhawe umwana w'umuhungu, azitwa Emanueli, azitwa igitangaza, gutegeka kwe bizaba amahoro. Kuro we, uwo mfashe ukuboko, natsindira amahanga, nzakujya imbere, abataringaniye baringanize, kuko umwami Imana. Ariko uwitwa Yeremiya yarazaga akababwira ngo nimugaruke, ariko abo bombi bakaba beza ku muntu w'Imana, kuko bituma umuntu w'Imana ahagarara ashyitse. Yeremiya yahagurukiye kujya agarura abantu kongera kubana n'Imana. Yeremiya yatumwaga ku Bisiraheli, Imana itangiye kubona biyononye, ikongera ikamutumaho ikamuvuga ngo ugende ubabwire bagarukirize hariya. Haleluya. Bageze i Kanani rero, ndagira ngo twihute twinjire mu nyigisho. Abisiraheli bageze i Kanani, bya bintu byiza byose Imana yavuze ibisohoje. Haleluya. Bahinze, basaruye, baguwe neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo barangije, ngo bava mu mwanya mwiza wo kunezeza Imana. Baratandukira bajya mu bindi Imana itakundaga, bajya mu bindi Imana itashakaga. Babigezemo Imana irababara, ibatumaho Yeremiya, iramubwira ngo yewe Isiraheli we, nugaruka abari njye ugarukira. Imana ishimwe. Nanjye ikintu uzagufasha, nzakurinda kujarajara no kuzerera, nzongera ngo usubize icyubahiro cya kera, nzongera mugire umuntu wo kwishimirwa, nzongera mugire umwana mu rugo, ariko unyemerere ugaruke. Tuvuge ngo amen. Wongera unyemerere ugaruke, wibuke aho wavuye ukagwa, wibuke unyemerere ugaruke, twongere tubane. Nanjye ndagusezeranya, nzakurinda kujarajara, nzakurinda kuzerera. Ibi bintu ari kubivuga Abisiraheli basharajaye, bari i Babuloni basharajaye, abandi batwawe iburasirazuba, abandi batwawe uburengera, barimo bataka banihiwe bavuga ngo mbese Mana uri hehe? Yeremiya batumwaho aravuga ngo mwemere mugaruke.
uyu munsi niryo jambo tugiye kuganira. Garuka maze Imana ikurinde kujarajara. Haleluya. Nimugaruka aba ari nge mugarukira, nimugaruka aba ari nge mugarukira, nimukuraho ibizira byanyu bikamva mu maso, nanjye Uwiteka nzabarinda iki? Kujarajara. Hari amagambo rero tugiye kuvugaho. Imana ishimwe. Hari ibimenyetso bine bigaragara ko umuntu Satani yatangiye kumurya isataburenge. Hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu Satani yatangiye kumurya iki? Yatangiye kumurya isataburenge. Isataburenge ni Ikinyarwanda. Hari ibimenyetso bine bigaragaza ko Imana irimo iva ku muntu. Haleluya. ku buryo ibyo bintu umuntu abyiyumvaho. Si ngombwa ngo babirondore, si ngombwa ngo babivuge, ni ibintu umuntu yiyumvaho. Imana ishimwe. Burya kugira ngo indwara y'umuntu imenyekane ni uko abwira umuganga ibimenyetso. Urababara uti? Ndababara umutwe. Yego? Kandi ndumva ngira n'umuriro. Tuvuge ngo amen. Ese ufitemo gripe yawe? Ntayo. Maze izo symptome, izo bimenyetso umuganga nawe akabiheraho hamwe n'ibizame bya labo, bakavuga ngo iyi ni malariya. Tuvuge ngo amen. Ariko iyo umurwayi abeshya umuganga aba yibeshye, kuko indwara arayitahana. Tuzamurire Imana icyubahiro. Uyu munsi rero ntiwirirwe ubeshya kugira ngo utayitahana. Ntubeshe Umwuka Wera, kuko ibi bimenyetso tugiye kuvuga nihagira icyo wiyumvaho mu kanya turasenga n'Imana. Uza kubwira Imana ngo ndashaka kugaruka. Tugere gushya. Ibi bimenyetso tugiye kuvuga niharamuka wumvishe ikigiye, reka mabwire ikintu. Burya ibigeragezo byose uhura nabyo, mwambabariye tukaganira ko numva ubwiza bw'Imana burahahana. Ibintu byose Satani akugerageresha ntabwo ari ukugira ngo urire, kuko amarira yawe ntacyo atwaye Satani. Ikintu gituma Satani akubabaza ni ukugira ngo utakaze Imana. Icyo nicyo kintu cyatuma Satani yishima. Naho kurira, burya iyo urize ukagumana Imana, Satani aba akozwe n'isoni. Burya iyo urize Imana ariko ikagumana nawe, abadayimoni baba batsinzwe. Ariko iyo urize ugatakaza Imana, uba utakaje iby'agaciro. Amen. Ntabwo ibigeragezo Satani akugerageza ari ukugira ngo abantu bakuvuge. Iyo bakuvuze ariko ukagumana Imana, Satani aramwara. Iyo bagusetse ariko Imana ikagumana nawe, ijuru rihabwa icyubahiro. Uva niyo amarira yazeze mu maso, ariko tukazamura ibendera ry'agakiza tukavuga ngo uruwera, 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 uruwera. Ibi bintu nibyo bituma Satani akorwa n'isoni. No kuba barize gusa nta kintu amarira yacu amariye Satani. Ahubwo ikintu Satani aba akeneye ni ukugira ngo Imana ive mu buzima bwacu. Tuzamurire Imana icyubahiro. Haleluya. Ni ukugira ngo Imana ikore iki? Ive mu buzima bwacu. Iyo icyo kintu kibayeho, iyo icyo kintu Satani agikoze, abavuga ngo yego. Gatuvuge ibimenyetso bine bigaragaza ko umuntu Satani ari kumurya isataburenge, bigaragaza ko umuntu w'Imana ari kugenda atandukana n'Imana, bigaragaza ko umuntu w'Imana ibihe byiza byo kunezeza Imana biri kugenda bitandukana nawe. Icya mbere ndagira ngo twihutishe tuganire. Imana ishimwe cyane. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko umuntu Satani ari kumujyana gake, runono. Abo basengana batabizi, abo barimbana batabizi, abo baterana batabizi, abo kuri cyaciye batabizi, ariko Satani amugeze habi. Ikimenyetso cya mbere ni ugushira inyota yo kubana n'Imana. Iyi nyota yo kubana n'Imana irimo igabanyuka mu muntu, Satani aba hari muri y'umuntu isataburenge. Kandi ke tuze tukavugeho ni ugushira inyota yo kubana n'iki? N'Imana. Iyi nyota yo kubana n'Imana irimo ishira. Nta nyota yo gusenga ukigira. Iyi nyota yo gusenga irimo ishira. Iyi nyota yo guterana irimo ishira. Menya ngo ni danger. Menya ngo ni danger. Niba hari na bene so babwire bagufashe gusenga. Reka mabwire ikintu tuzize. Abakristo muri iyi minsi ya nyuma tuzize kwihagararaho,
utagisenga urabona kameme, ariko nubwo utakimona ndi mu bihe ese iyo nyota yo kubana n'Imana iri gusha ubamuri iyo ubyuka ku cyumweru kumva kujya gusenga ntacyo bikikubwiye cunga sana cyane. iyo akanya k'Imana wagasimbuje akanya k'ibyawe binezeza cunga sana. iyo amateraniro wayasimbuje siporo cunga sana. iyo amateraniro wayasimbuje sauna na masaje cunga sana. Chunga sana, chunga sana. iyo amateraniro wayasimbuje kujya guhaha chunga sana. iyo amateraniro wayasimbuje aniveriseri chunga sana. wasimbuje guteka. ndababwira ko ntazagaruka ku cyumweru, nzaba ndi Nyamata, ariko reka tuvuge ijambo riri otantiki, ijambo ry'ukuri. iyo amateraniro wayasimbuje kuryama chunga sana. yego. iyo amateraniro wayasimbuje kujya gusura inshuti chunga sana. yego. iyo amateraniro wayasimbuje siporo chunga. lotame lizaraye zede edepos. iyo kujya gushaka Imana wabisimbuje ibinezeza chunga cyane. unga neza. ya tara ry'umutuku ryatse. iyo reka mubwire iterambere rizaza, ibihe bizaza bisimburana, ariko Imana ntihinduka. Imana iracyari uko yahoze kuva kera. ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko Imana igiye kuva ku muntu ni ugushira inzara n'inyota byo kubana nayo. gushira ibyawe imbere. iyi nzara umakuru Dawidi yavuze. Dawidi yaravuze ngo umutima wanjye ujye ukugirira inyota ngo nkuko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi mu butayu. yaravuze ngo naranezerewe cyane, bambwiye ngo ejo ni amateraniro. umva nanezerewe ntarajyayo, niko Dawidi yavuze. ariko nibutse ko ejo ari amateraniro, yaravuze ngo kuba mu nzu yawe umunsi umwe gusa. uri kuvuga ibyo ntabwo agiye mu rusengero gushaka ibiryo. umwami wa Isiraheli urara muri zahabu akirusha zahabu, ariko ari kuvuga ngo kuba mu nzu yawe umunsi umwe. nkunda Zaburi ya 84 yaravuze ngo icyo nsaba Uwiteka nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu yawe iminsi nsigaranye nkajya niba. reka mbabwire, niba gushaka Imana warabisimbuje ibinezeza byawe cunga sana. utagiye mu kwa munani uragenda mu kwa cumi. utagiye mu kwa cumi turakubura mu kwa mbere. utabuze mu kwa mbere turakubura mu kwa gatatu. Pawulo uva kuntu yavuze tugere gutya. haleluya haleluya. Pawulo yaravuze ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. reka nkubwire, we ukuyeho kubana n'Imana naho ubundi wambera nk'abandi bose. bimwe nigeze kumva abantu bari kujya gusenga ngo bajye gusenga amasengesho yo kwica kamere. kamere ntipfa, ahubwo ibitereko by'amasengesho birayihwekesha igasinzira, kandi igasinzira nk'ihwereye. Imana ishimwe. abantu bajya bari gushakamo bakayibura, kuko uko umuriro wo kubana n'Imana uzamuka niko kamere imanuka. uko umuriro wo kubana n'Imana umanuka niko kamere ibyuka. amaraso yo kwikomeza ku Mana naho kamere turi kumwe nayo. uko igicaniro cyaka uwasuzuguraga agasuzuguro gasinzira nk'agahwereye. ariko reka igicaniro kigabanye kureba. nkura nta byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe. ngambirira uri muzi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambirira ntabwo ari ibyo nkora. nkura nta byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe. ngambirira uri muzi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambirira ntabwo ari ibyo nkora.
shuka inzira zawe anizara tekayebera nira gukora ibyiza bikaziwe namenye ko ngoswe n'ingabo zikomeye benshi baguye, benshi twabuze, byatangiye bari gushyira peti yo kubana n'Imana. Babyeyi, aga gasano ugasanga kunyugusha, uravuga ngo aka kana karimo karacika peti, kandi uko peti icika niko ibiro noneho burya kugabanyuka kw'ibiro byiruka kuruta kubyongera. By'umwuka bitwigisha, by'umubiri bitwigisha iby'umwuka. Kurya ibiro bishira ku mwana kanyanga y'ubwenge karakanje kazonzwe, kandi ngo mu kwezi gushize ngo kari gitohagire, kari kabuze ubushitama ryaritamo, ariko kubera mikrobe amibe ibiro yataye ngo bizagaruke, kugira ngo abiri kafaringa byongere bimusubireho. Uko peti yo kubana n'Imana igenda ishira mu mukristo, niko gusubira inyuma kwe kugenda kwiruka, kandi kugira ngo azasubire mu mwanya. Nabonye bigoye, tuzamurira Imana icyubahiro. Kamabwira ijambo kumwe ushaka Imana ukumva bitari kuza, tuvuge gute ko nshaka ko tucyumva kimwe. Kumwe ujya gusenga Imana ukumva urimo urahatiriza, sibyo? Bijya bikubaho, ukumva urashaka gusenga ariko ukumva birasa no guhatiriza, ntabwo biryoshye. Reka nkubwire, byo bihatiriza kuko nawe ari kiri kuguhatiriza kudasenga, nibyo? Kumwe uvuga ngo ariko none bizagenze bite, byo bihatiriza kuko nawe hari ikintu kiri kuguhatira kutagira ute. Iyo kubana n'Imana kuri kugenda kugabanyuka mu muntu, inzara n'inyota yo kubana n'Imana biri gushira mu mwizera, menye ko ari ikimenyetso cy'uko ari hafi gutandukana n'Imana. Menye ko Imana iri hafi kuva ku buzima bwe, menye ko Imana iri hafi, ari hafi, ntabwo aragenda ariko ari hafi. Uyu munsi rero hari abakeneye ko Imana yongera kubateramo inzara n'inyota zo kubana n'Imana. Mu kanya turasenga kugira ngo Imana yongere gusubize ku gicaniro, kugira ngo Imana yongere gusubize mu mwanya, kugira ngo Imana yongere gusubize kugira ngo Imana urufatiro ruzima. Ariko murabizi ko buri gihe uko Abisiraheli bahagurukaga bavuye muri Egiputa, hari ibintu bajyanye Imana yanze ko basiga. Mu bintu bajyanye Imana yanze ko basiga hari imihema ry'ibonaniro. Murabyibuka se? Kuko uko bahagurukaga ngo Mose yazingaga ihema, ahantu bageze guca ingando ngo iryo hema kongera karihatera n'ihema ry'ibonaniro, kugira ngo Imana ikomeze ibe hagati. Iyo kubana n'Imana kukiri ku buzima bwacu, Imana ibikiri ku buzima bwacu. Iyo kubana n'Imana bikiri kumwe natwe, Imana ibikiri mu ruhande rwacu. Niko Dawidi yavuze agiye gutera Goliyati. Abisirayeli bamaze imyaka 40 baragomye, Imana itakiri mu ruhande rwawo. Ngo reka kana kari mu ishyamba kitwa Dawidi, kari karasutsweho amavuta, ngo kirirwaga kicurangira nebeli n'inanga, ngo mu buryo bwo kuramya no guhimbaza. Tuvuge ngo amaya. Kageze ku rugamba, bakuru bako n'abandi b'ingabo bakomeye batu urugamba bagira ubwoba, ngo ariko ko ngo gahagaze ngo kumva Imana iracyari kumwe nako. Gahagaze ku rugamba, karenze abantu kabona bacitsemo igikuba, ariko ngo kinyeganyeje. Ariko ngo kumva Imana iracyahagararanye nako. Karavuga ngo ariko uriya ninde wo gutuka ingabo z'Imana agatuka n'ubwoko bwayo? Abaza amateka basanga uwitwa Goliyati nta gicaniro cy'amasengesho azi, asanga uwitwa Goliyati nta bitambo z'Imana azi. Dawidi aravuga ngo uriya nta ngingo afite n'imwe ishobora kumurengera. Dawidi aravuga ngo iri kumwe nanjye nta nishimwe cyane.
aravuga ngo iri kumwe nanjye nyifitiye icyizere, yagurukanye nanjye nyifite iyo kubaho kw'Imana kukiri kumwe natwe nta bwoba tuba dufite. tuzamurira Imana icyubahiro. cyo ni ikimenyetso cya mbere cy'uko Imana iri kugenda iva ku muntu. uwasengaga saa cyenda ntabagisenga, wajyaga afata ibihe byo kwiriza ntabakibikora, uwakundaga amateraniro bitangiye kurangira. nababwiye ngo umunsi wose wafashe gahunda z'Imana ukazisimbuza ibyawe bizakubera imyaku. turabafite abarokore batasenze uyu munsi kuko ngo bagiye muri siporo, abandi ngo baremye iryo ku murindi ngo rirema ku cyumweru. nibyo mama bo? nibwo rirema? sawa. ngo rirema ku cyumweru ngo rikarema no ku wa kane. mwene data kutagisenga irya nyabugogozi, mwene data kutagisenga ni ukuri kw'Imana ku cyumweru zarangoye kandi uri kuvuga ngo byaramugoye. yajyaga yisenga ku manywa akayisengana nijoro, ahubwo inkunga Imana yamuteye niyo yatumye atagisenga. inkunga Imana yagize ute? ese kutagisenga ni ukuri kw'Imana babana, kandi ibu kubashaka ku Mana, ibu kubasengera ngo babone. mwene data kutagisenga nabwiye abarokore nabwo ngo niba uri umurokore ukaba uzi ko ibintu ufite wabikuye ku Mana, ukaba uzi ko ibyo bintu wicayemo ari Imana yabitanze, jya ubibamo nk'ibizi Imana yatanze, ntukishinga babikuye ahandi. ako gasubiremo, ntukishinge. niba ari akazi Imana iguhaye ukaba winjiye muri banki ugakubitaho karavati John, yewe John ese ashimwe, ukaba winjiye mu kazi uvuga ngo aka kazi ngasengeye igihe, abandi bakaba barakinjemo hari ukundi kuboko kwabasunitse. wikwishinga abandi, menya ahantu byavuye. wikwishinga baritwerewe, wikwishinga bariraswe, wikwishinga. menya ngo ibi bintu byavuye kuma, menya ngo uru rugo nararusengeye ntibyavuye ku Mana, uribamo nk'ibintu byavuye kuma. biva mu kazi rero bigire muri siporo ngo nawe ukurikire. uzi uko baje wowe? urwo rugo rw'icyaremo urwavuye ku Mana, abandi ugakurikira. uzi umunsi umuyaga waje buri wese azitendeka ku kaboko ke, tuzaba tureba ibyaha. kuko iyo umuyaga waje buri wese afata ukuboko kwe, tuzaba tureba abazagundira abanyirasenge, abandi bakagundira ba se wabo, turebe uburyo uzajarajara. urimo ushaka ukuboko kw'Imana wakubuze. Imana irimo ikoza ngo nanjye ntabwo mpari, kuko nanjye ubwo nari ngukeneye sinakubonye. Imana izakubwira ngo nanjye ndi bize, nanjye ndi bize, kuko nanjye wambanye bize. hari igihe wambanye bize, hari igihe nagushatse umbana bize, hari igihe naguterese umbana bize, ariko kuko ibihe bihindutse nanjye ntabwo mpari. nkunda bankunda ariko abashakana umwete bazambona, nkunda bankunda ariko abashakana umwete. mwige kuba mu bintu Imana yabahaye nk'ibyatanzwe n'Imana. ntubyicaramo tuvuga ngo ibi bintu n'Imana yabitanze. iryo ni ryo banga ryari rya Dawidi. Dawidi yarabyukaga yicaye, ninde wari kujyana Dawidi hariya hanze? muzasoma igitabo cy'Ingoma. rimwe ngo yarabyutse aravuga ngo ariko mon Dieu, qui suis-je? ndinde wo kuba nicaye aha hantu? ndinde wo kuba ndi muri ibi bintu? aravuga ngo nibutse imirimo yo ni Sawuli, nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko, ndetse imirimo yawe. ibi bintu birantangaje ndumirwa. aravuga ngo ndinde wari kugirirwa gutya? nibutse iminsi ya kera, nibutse ibihe byanjye bya mbere. tugerageza abarokore twibagiwe iminsi ya kera, abarokore bibagiwe iminsi ya kera twigeze kubyiga. ibuka abarokore bo ku musozi w'Imizeti, ndavuga mu bisubizo, umurokore ukabona yaravunitse pe, yajya agenda ibintu byose n'ikinyarwanda yarakibagiwe, n'iby'umwuka yarabyibagiwe. uwasigaye muri kamemu tugomba gusenga twashyizemo logike. kera ko ntayo wari ufitiye logike. yarojike ubera umuntu akinjira mu materaniro saa 5:15 n'imfunguzo mu ntoki, ntiwabuze uko aza, kumbe
ntacyo bikimubwiye. Inkunga Imana yamuteye niyo yatumye ava ku Mana. Umuntu agatangira agasuzugura n'abashumba be, abashumba ntacyo bakimubwiye. Uramubonye arangije masters, pucu ni inshuti yanjye mu buto, arangije masters igatuma umwana w'umuhungu atacyuzura umwuka we. Mwashyiramo izo mugakiza masters ikamuganga, ariko ntukite ku bintu by'inuza. Abantu baragagaye masters igatuma izo kuramya zitamufasha, yewe izo guhimbaza bajya no mu ijambo. Twabyumvise igihe kubera masters. Inzara n'inyota byo kubana n'Imana bitangiye kuba bike mu muntu, Satani aba ari hafi kukwica. Kabiri, ikimenyetso cya kabiri kiranga ko umuntu Satani ari kumurya isata burenge. Ikimenyetso cya kabiri ikitwa ikimenyetso cya kabiri, uwo muntu akunda kugira inzitwazo. Inzitwazo n'impamvu zidashira. Inzitwazo ni iki? N'impamvu bidashira. Inzitwazo n'impamvu bigize bite? Iki ni Imana yagiye ipfa n'Abisirayeli, bakabipfa kugeza igihe barimbukiye mu butayu bose, nta n'umwe uvuyemo. Imana ikarema urundi rubyaro. Inzitwazo n'impamvu bidashira nibyo twarimo tuvuga, ntabwo mbitindaho iki. Mwene data kutagisenga, urabona ese mwene data, inzitwazo n'impamvu bidashira duhoza imbere y'Imana, duhoza. Reka rero mbabwire, bayobozi ba korali, bayobozi b'itorero, bayobozi b'amatsinda, bantu mufite abantu muhagarariye, bamwe bajya babagezaho impamvu n'inzitwazo. Reka mbabwire torero muri rusange, nugira impamvu ukagira n'urwitwazo, mbere yo kuza ngo urumbwire, mbere yo kugira ngo kuza mbikubwire, jya ubanza ugende ubibwire Imana, uyibwire ngo iyi niyo mpamvu itumye, maze Imana niguha ko ikabyemeza. Nushake ntubibwire abayobozi, kuko impamvu Imana yemeye, ndumva umukuru wa korali atayihakana, ariko umukuru wa korali arashobora kuyumva ariko ijuru ntiriyumve. Nibyo yemwe. Umukuru w'itorero ashobora kukumva, kuko rimwe na rimwe turi n'inshuti, sibyo se? Ariko urwitwazo rwawe niba rwumvikana mu matwi y'Imana, ku bantu se hari ikisigaye? Tugenda ubwira Imana ngo Imana we, impamvu itumye ntaterana ni ukubera ko, maze Imana ikubwira ati mwana wanjye, ibyo bintu birasengeye, iryamire. Nibyo? Niko? Siko kuri se? Kugira ngo tutajyaho urubanza, tutajyaho n'amakimbirane, tugenda upfuka mubwira Imana ngo urabona Mana, impamvu itumye ntabikora gutya ni ukubera ko, maze noneho numara kubisenga utyo, jya ufata umunota umwe wiyumvire. Kandi ubu ndimo ndabigisha uko muzajya musenga. Ufata umunota umwe wiyumvire, ndakubwiza ukuri, hariya ngo ntabwo ujya wumva ijwi, uwo munsi uzaryumva. Maze Imana ikubwira ngo mwana wanjye, bitewe n'uko byagenze bitya, ngaho rwose ngize ndakubohoye. Ariko kuza nkabikubwira, kuza ukabimbwira, njye nawe dushobora kubyumva, ariko Imana si. Impamvu zidashira, urwitwazo. Numvaga nabigenza ntya have. Ese ijambo ry'Imana ribuvugaho iki? Nabonaga kubikora gutya ari byo bimbereye. Ni bya bindi duhorana imanza, abakristo n'abashumba. Ese ibi bintu ni icyaha? Ese ibi bintu mbikoze ni icyaha? Ese umwuka ukuri murakwemeza iki? Tuvuge ngo amen. Hari ibintu bitari icyaha muri Bibiliya, ariko nanone hari ibintu Imana yagize icyitonderwa kubw'umwifato w'abana b'Imana. Ntabwo ibintu byose biri muri Bible. Hari ibintu Imana umwuka wera ku
kubuza. tuvuge ngo amen. Hari ibintu Imana iza, hari ibintu Umwuka Wera azakuza ariko abandi bibemerera bitewe n'icyubahiro Imana ikugomba. Ariko iri jambo sinzi ko tujya turiganira ngo turyumve. Naravuga ngo iyo minisita bamunomye, kabineti kamunoma, hagasohoka kuri Europepa na he n'inama y'abaminisitiri ikamunoma ikamubwira ngo wereye umunsi Clever, minisita w'urubyiruko n'umuco Dr. Karaveri Clever, kabineti kamunoma ikamushyiraho. Hari ibintu bita biba kuri Clever, ntaba kinywera handi yanyweraga, nibyo na za nshuti bagendana, nta nubwo wamubona kino urusoro igisoro abuguza muri karitsiye, kubera ko icyubahiro ahawe ntabwo kimwemerera kuhicara, ntabwo kimwemerera kugendana nabo, ntabwo kimwemerera kubyambara. Ngo ndagira ngo ntagira abo nkomeretsa, ntabwo kimwemerera kubyambara. Ubwo ndimo ndavuga Dr. Karaveri, minisitiri w'umuco n'urubyiruko, ntabwo kimwemerera kuhajya, ntabwo kimwemerera kubijyamo, kubw'icyubahiro yahawe n'icyizere yagiriwe. Iyo dukijijwe tukavuka ubwa kabiri, hari icyubahiro Imana ibiduhaye. Icyo cyubahiro Imana ibiduhaye nicyo kitatwemerera gukora ibyo twishakiye. niyo mpamvu Paul yavuze ngo byose ndabyemererwa, ariko ibinjira umumaro kandi sinzategekwa n'ikintu. Reka inzitwazo, kikubwira umurokore watangiye gusubira inyuma agira inzitwazo zidashira. Iyo umuhuguye ariko ngo ari kwereka, kandi imbere yajyaga atega amatwi akumva, yarumvaga inzitwazo. nabonaga kamemu ndacyari muto, have hari bato bakijijwe nkawe, ariko kamemu niyo generation, it's a new generation. have dutegereje umukiza akazava mu ijuru, uzafata imibiri ipfa akayihwanya n'ubwiza bwe. Ariko nanone mujye mutureka turi muri viziyo, uretse gato uko yari kera. Naravuga ngo muzasokoza muzaniye, musokoze mujyaniye, musokoze muzaniye, musokoze muzaniye, tubyambare bingana bitya. Ariko Umwuka Wera ntabwo azigera ahinduka, ntabwo azigera aba mugufi, ntazaba muremure, ntazaba igikara. Oya ye ni oya, yego ye ni yego. kandi inama nibikunanira jya wemeye ko byakunaniye, ureke inzitwazo. ariko ntukabeshyire Mwuka Wera ko ari ugutegeka inzitwazo. Niba bikunaniye, dufite abantu byananiye bahora hanze batuka abakozi b'Imana, batuka n'itorero, kandi byarabananiye. aho bakirirwa baserera batukana. Nabwiye abantu ndavuga ngo hano nibikunanira ugasohoka byakunaniye, kubwa indisipurine y'umwuka no muri zeru utagira ngo uzahakirizwa. naho bizakunanira. Nujya no muri ADPR uva mubwire, nujya no muri nushaka kugenda mu Aburanama byakunaniye hano kubera kesi ya indisipurine, kutumvira Umwuka Wera. Utagira ngo muri zeru niho uzawumvira. Reka inzitwazo, manika amaboko nk'upfuye, ubwira Imana ngo ntabara ndapfuye. Reka inzitwazo. Oya, nabonaga nta kundi nabigenza, have wibeshya. Ubwo uri kurwana, hari abandi barurwanye bararutsinda. Inzitwazo zidashira ni ikimenyetso cy'umukristo uri mutandukana n'Imana. Gatatu, kanihute dusoze kugira ngo dusenge. Gatatu, ikimenyetso cya gatatu kirakomeye. Mwihangane ijambo ritubage ariko ridutunganye. Ikimenyetso cya gatatu cy'uko Imana irimo itandukana n'umuntu, cy'uko umuntu arimo asubira inyuma, ikimenyetso cya gatatu ni ukuzirura ibyo yari yaraziririje. Gatatu ni ugutangira kuzirura
ibyo umuntu yari yaraziririje tugatangira kubyita ayandi mazina, kuzirura ibyo umuntu yari yaraziririje, kuko tugeze muri 2023 cyangwa na 4, maze umwifato wa kera umuntu agatangira kuwihindura bitewe n'uko umuntu hari icyiciro cy'ubuzima agezemo runaka. Umwifato yahagurukanye ngakora ijambo ritubwira, ijambo rivuga ngo buri wese agume uko yari ari, akigira ute, agihamagarwa gutangira kuzirura. Abantu bakagira ibintu batangira kuzirura, amadini agatangira kugira ibintu azirura. Ni uburenganzira bw'abantu, n'uryo bitangira bivugwa, ni uburenganzira bwabo. Ariko reka mabwire, mu nzu y'Imana hagomba kubamo ba Feneyasi batagomba kurebera ibintu bigatangira bigahinduka ibindi. Uva ngo abantu bagatangira bakavuga ngo ya ibi bintu twakabitwaye gutya. Muntega amatwi mbabwira ikintu, mundebe mbabwire ikintu abanyamahanga bari bazi ku Bisiraheli. Rimwe munteze amatwi, bari bazi ko nta muntu ushobora gushobora Abisiraheli mu gihe Imana ikiri hagati muri bo. Ko kantu wakumvise? Bari babizi neza mu gihe Imana ikibishimiye. Ntabwo ari ingabo nyinshi bafite, ntabwo ari uko ari abantu b'ibihanganye, ariko Imana mu gihe cyose yabaga iri kumwe nabo bari babizi ko udashobora kubashobora. Noneho rero katubijyane mu bundi buryo, abanyamahanga bari bazi ko mu gihe cyose Abisiraheli biyandusha nta kitabatinyuka, nta kitabashobora. Icyo kintu bari bakizi, bakavuga ngo mu gihe batunganye nta muntu n'umwe wabashobora, ariko mu gihe biyandusha ntawe utagira ute, ntawe utabatinyuka. Nibyo twavuze turi i Nyamata, tujya dusoma amagambo ya Balaki na Balamu bageze mu gihugu cy'Imowabu. Murabyibutse? Uwitwa Balamu yatumyeho Balaki ngo aze kubavuma, ngo agiye kubitegereza, ngo abitegereze bari mu kibaya, ngo barebye ngo asanga n'amagambo yanditse ku Baraha 23, ngo abitegereje ngo asanga n'ubwoko butuye ukwabwo, ngo kandi ngo abitegereje ngo abona iherezo ryabo niryo kwifuzwa, ngo ndicyamanitsira nk'uko abakiranutsi bapfa, maze iherezo ryanjye. Ariko ngo yongeye kubitegereza ngo abona bahawe iki, ngo yongeye kubareba aravuga ngo Imana si umuntu ngo igira ute, kandi si umuntu y'umuntu ngo igira ute. Ibyo yavuze no kubikora. Ageze ku murongo wa 20 aravuga ngo Imana yategetse kubaho umugisha, nta kintu na kimwe cyabakuramo umugisha. Dore naho ngaho rero twe tugarukira, tukuzura umwuka wera, tukavuga za haleluya, tugafasha. Nibyo uzi icyakurikiyeho, babuze uko babavuma, babura uko babica, babura uko babagenza. Ariko ngo abagabo b'Imowabu bakora inama, baravuga ngo ubu bwoko bukiri kumwe n'Imana ntiwabushobora. Ngo bagiye noneho ngo biga inama y'ukuntu Imana yava hagati muri bo. Si byose? Ntawayirasa amasasu, ntawayitera imyambi, ntawayitera ubwoba. Barangiye bavuga ngo icyatuma Imana iva hagati muri bo ni kimwe gusa, ni uko bakwiyanduza. Torero murumva? Turi kumva? Ni uko bagira ute, bakwiyanduza. Bahita bategura ibirori, pati, bashyiraho umunsi w'ikirori. Birori byahozeho ntabwo ari iby'ubu. Barangije ngo mu kirori kuri ya fishi, za fishe z'ibitaramo abantu basohora, bashyiraho amabwiriza. Baravuga ngo abakobwa b'Imowabu dress code, ukuntu bagomba kuza bambaye, bagomba kuza bambaye ubusa. Abagabo b'Imowabu barinjira bishyuye kugira ngo babagore, ariko Abisiraheli mubareke binjirira ubuntu. Bategura amavino, bategura ibigirwamana, babitereka muri sare iraza kuberamo ibirori. Burya rero nta hantu hataba abantu batamenya amakuru y'ibicicikana. Ngo haba hari abantu bo muri Isiraheli bazereye ngo bamenye amakuru y'umunsi mukuru.
bamenya amakuru y'umunsi mukuru, baraza babwira abandi, baravuga ngo muzi bigiye kubera iwabo. Hahiye muri za mvugo z'ubu byakomeye, hari ibirori. Ati kandi ikindi kintu badukoreye cyiza, twebwe abagabo b'Abisiraheli turinjirira ubuntu. Inkuru iracicikana. Uyafashe nabi akayamira nabi, umwe akabwira undi, akabwira undi, akabwira undi, akabwira undi, akabwira undi, ngo abagabo barikoranya nijoro batoroka abandi ngo bajya mu munsi mukuru wabo. Baraceze, si ukwiyonona, bariyonona pe, ngo barangije ngo basubira mu Bisiraheli mu gitondo. Muri icyo gitondo ijambo riratubwira ngo abamowabu babatera babatunguye, ngo bakiraho ngo barikabakaba bahamagara Imana, basanga yabavuyemo ku mugoroba kare. Basanga Imana yarayivuyemo hagati. Abagabo barabica, abagore barabica, abagabo barabica, abana barabica, abantu bose barishwa iwabo. Abisiraheli inzovu n'ibihumbi bagwa iwabo, kandi bari batsinze ku manywa, bari batsinze ryari? Ariko mu ijoro ry'igitaramo. Ibyo bintu urimo uzirura biratuma Imana iva ku buzima bwawe. Ibyo bintu Imana yaziririje ku buzima bwawe. Reka mbabwire, muri iyi minsi ya nyuma hadutse abajyanama kandi bavuye mu itorero, batavuye kure y'itorero, kugira ngo bayobye intama. Muri kumwe ariko uzi kugirwa n'inama n'umuntu muririmba na soprano, arimo kwemeza ukuntu umuntu yaririmba akanaraguza. Gusabuzwa n'iki kwiyumvira kandi muririmbana? Harimo kuvuga ati yewe we, hari umunsi ntaraguza se, wari wabona aragenda bakabura kumpanurira. Ibyo bintu bihabanye n'ubugingo, ibyo bintu bihabanye no kujya mu ijuru. Waza unavuyeho rwose, ikavuga ngo akira umugisha. Ijambo ryarambwiye ngo nzabayobesha kubasheshenga. Ubona njye nabikora ngasenga se? Hadutse abajyanama kugira ngo bayoze bamwe mu ntore. Ubona njye nari umushumba se, ariko iwacu ku rusengero n'ucyo tubigenza, cunga sana. Niyo mpamvu yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Wizirura ibyo Imana yaziririje, wizirura ibyo Imana yakubujije. Gumukuri, reka abandi babyinjiremo, reka abandi babishokemo, reka abandi babijyemo, ariko Imana yawe mwavuganye hafite kuvaho. Nicyo cyatumye Abisiraheli bapfira iwabo. Baravuze ngo tujyeyo ntacyo bitwaye, n'ubundi turi mu mahanga. Ariko ngo Imana ngo irangije ubukwe iki? Ubukwe nabi. Katuvuga icya nyuma dusenge, akanyuma tugasenga. Ikimenyetso cya kane shaka gutuma Imana iva ku muntu. Cya kane ijambo rivuga ngo gushaka kumera nk'abandi, gushaka kumera nk'abandi. Naha dusoreje tugasenga. Gushaka kumera nk'abandi, gushaka kumera nk'ayandi mahanga byakoze ku Bisiraheli. Rimwe ngo barabyutse babwira Samweli, baramubwira ngo tureke natwe dushaka umwami, turashaka kumera nk'ayandi mahanga, natwe tugira umwami adutegeke. Kandi ijambo ryarambwiye ngo Imana yari yo mutegeka wabo, ngo igendera hagati muri bo. Ariko baravuga ngo natwe turashaka kumera nk'ayandi mahanga. Niryo torero dusohoyemo muri iki gihe. Itorero rirashaka kumera nk'isi, ibibera mu bitaramo, ibibera hehe, nanone bibere mu rusengero, ngo ntacyo bitwaye. Niyo viziyo, nicyo gihe. Imyenda abantu bajyana muri club, mu mazu y'urubyiniro, abantu bayambare banayizane mu rusengero, ntacyo bitwaye, ngo nicyo gihe tugezemo. Nabonye ejo bundi umushumba yakoze akantu abantu baramukritika, ndamubwira nti ukoze nka Yeremiya, ukora utyo ntagira inshuti. Yasubije y'abakobwa bambariye umugeni, bari bambaye ikanzu, yarazaga yari ndende. umushumba ko mwemeyera yari ndende kuba yo ndende mundangire, ariko yarasatuye iraza
igeraho. ndangira uwo mushumba we. None ikintu cyari gitangaje, binjiye mu rusengero baririmba icyo uwo mushumba mumundangire icyo yavuze igikurikirana. Noneho nk'abantu baje mu rusengero bashaka icyo yavuze, b'abapagani batakubura yavuze iki, ni iki yavuze? Ni ibibero by'umukara n'iby'umuhondo. icyo yavuze ni iki ese? Ni amatatiwaje mu mabere, ni amatatiwaje ahantu hose. icyo yavuze ni ikihe? ukagishakisha ikintu Imana yavuze. igikurikirana imyaka ibihumbi. umushumba yahagurutse nka Finehasi. ni kwa kundi ijambo ryavuze ngo habuze n'umwe wanirira ibizira bikorerwa mu nzu y'Imana. icyo yavuze wakayikubisemo ya yindi yo mu isi, wenda yaba Bruce Melody, yaba Christopher, yabande, akaba ari ikubitamo. kandi namwe umushumba ndashaka kumenya kandi namwe abarokore turabigira. yarabasohoye nkazamugurira, aravuga ati ndasezeranya abageni. ibyo byo ndabyemera, ariko muve ku ruhimbi rw'Imana. abambaye ubusa mwese muve ku ruhimbi rw'Imana, muve ku ruhimbi rw'Imana. uruhimbi rw'Imana murwihoreremo. kandi abarokore namwe murabigira, tujya tubigira. umuntu agapostinga ibintu byose hanze ngo ubwo mwami Yesu ankunda ndamahoro. Yesu ari hehe muri ibyo bintu uri kutwereka? ari hehe? ntabwo ibintu byose bapostinga. mu gitondo umuntu akibyuka kwa kundi turi kumwe nawe. uwo mushumba yarabirukanye, yabakuye ku ruhimbi rw'Imana, aravuga ngo nimugende, kandi avuga ko nta n'undi uzongera kubikinisha. byari biteye agahinda, ariko icyo yavuze noneho tukabisanisha n'Imana. umwami Yesu ankunda ndamahoro. noneho tugashaka muri iyo posters yawe tugashakamo Yesu, bukira ntawe tubonye. gushaka kumera nk'andi mahanga bishobora gutuma Imana iva ku buzima bwawe. nabo barabikora, bihorere. umva ukuntu Petero yavuze, niwo murongo dusorejeho. ngira ngo ni Petero wa mbere 2 umanutse hasi muri za 20. yaravuze ngo turi ubwoko butuye ukwabo, ishanga Imana yirongeye kugira ngo ryamamaze ishimwe ry'urayihamagaye. aravuga ngo turabe Imana yatoranyije kera ituronkeye imirimo myiza, niko ba Paulo bavuze, ya Kristo Yesu, iyo yateguye kera kugira ngo tuyigendere. abo nibo turibo, turi ishanga, ubwoko butuye ukwabwo. ishanga riri mu kanunga hejuru, umusozi witegerwa n'amahanga yose. yaravuze ngo abo nibo turibo. tugiye gusenga, tekereza neza. wongera utekereze neza. mukanya tugiye gusenga, niba wumva hari ijambo risinze umutima wawe, mukanya urahaguruka dusenga n'Imana. uyibwire ngo iki kiransinze, n'iki kiransinze, n'iki kiransinze, n'iki kiransinze, n'iki kiransinze. ariko ndagira ngo ntange n'iyi faveri n'aya mahirwe ku muntu waba uri muri aya materaniro atarakira Kristo nk'umwami n'umukiza. biri ngombwa, bibarinda byiza. hari abajya badusanga, hari abajya bagira batubwira, ariko ubaye urimo ukavuga ngo uyu munsi niba mba ari ijambo rigutsinze, ari ingingo gutsinze, muhaguruke maze dusabe umukozi w'Imana Pastor cyangwa ushaka imbaraga atuzamure mu isengesho. buri wese wumva hari ijambo ritsinze ubuzima bwe, ukavuga ngo ijambo riransinze, cyangwa ushaka izindi mbaraga shaka kongera zakubashisha no kugushoboza, reka twakire umukozi w'Imana Pastor. bakoze Imana bagusengere. Yesu uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. muri uyu mwanya duhagurukijwe no kuza imbere yawe Mana, kugira ngo twongere kugusaba imbaraga, udushoboze mwami gukomeza urugendo, kugira ngo mwami Imana yacu tutaza gusubira ku byo twari twararetse, kugira ngo mwami Imana yacu dushoboze, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. twongere tugire inyota yo kuba mu materaniro y'abera, twongere tugire inyota mwami Imana yacu yo gusenga uko bwije n'uko bukeye, twongere mwami Imana yacu twumve kuba mu nzu yawe byongeye kutuba
kutubamo cyane no kutugurumanamo cyane. Mana data wa twese rero niwumve gusenga kwacu, niwumve kwinginga k'ubwoko bwawe. Turabasengeye mwami mwiza, tubazamuye mu ngo by'amasengesho, abari batsinzwe mwami cyangwa bari bacitse intege muri iki gihe cya none, twese mwaho rero ushoboza buri mwese. Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo. Turasaba imbaraga mwami, tubasabiye imbaraga data mwiza, kugira ngo bongere bagaruke ku rufatiro rwiza. Urakoze Mana nziza ko wumvishe gusenga kwacu, kandi wakoze mwami Mana yacu kugiye gukora ibikomeye, maze ubwoko bwawe bukongera bugahembuka, bukongera bukagira inyota yo kuba mu nzu yawe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, amahoro akomeze aganzemo, wishimira mu izina rya Yesu, amen.